wari uzi ko hari ikiremwamuntu ndetse igikundi kinini kiberaho mu buryo bwa buhumyi. Aba bameze nk'aboga mu nyanja rwagati. Inyanja twogamo, inkuru zicukumbuye, imigambi minini y'ubutasi n'amabanga ameneka kubera kwitaranga kw'abashinzwe kuyarinda. Ubugizi bwa nabi n'iyicarubozo bikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umuntu dutuye ku mpamvu z'ubucuruzi. Byose bikurikire mu kiganiro Inyanja twogamo kuri Get Radio. Ni gute umusore wavukiye mu muryango w'abakene cyane ndetse akanakurira mu buzima bushaririye nk'umuravumba yisanze ari umutegetsi w'ikirangirire mu isi yose by'umwihariko muri Iraq, yinjiye atese muri politike hanyuma yisanga ate mu nkiko ingingo zimucira imanza z'imirabunguri zimurengera kubwo gushinjwa gutegura umugambi wo kwica perezida wa Iraq. Niyo mugabo waturutse gereza ari mu zihambaye cyane mu isi, maze isi yose igatangazwa n'ibyo yakoze nyuma yo kwitoroka kuko afatanyije n'ishyaka rye rya Baath ku myaka mike cyane yafashe ubutegetsi bwa Iraq, maze azengereza bikomeye amahanga kugeza isi yose imuhagurukiye imunyonga ku manywa y'ihanga kumugaragara izuba riva. Mu kiganiro Inyanja twogamo cya none, reka tugaruke ku buzima bwa Saddam Hussein kuva mu buto bwe, kwinjira muri politike kwe, gufungwa kwe ndetse no gutoroka gereza kugeza ku kuba perezida w'igihugu cya Iraq, n'ingaruka z'ubutegetsi bwe ku gihugu yayoboraga n'akarere muri rusange. Ni amateka yuzuye amatsiko, ubushobozi n'ubugome bw'umuntu umwe ariko kandi bishobora guhindura isi. Nitwa Nshimiye Rerwa Iber. Muri Isanga, Saddam Hussein yavutse ku itariki ya 28 Mata mu 1937. Avukira mu mudugudu wa Al-Auja hafi y'umujyi wa Tikrit mu majyaruguru y'igihugu cya Iraq. Yavukiye mu muryango w'abakene wo mu bwoko bw'Abarabu b'Abasuni. Se yapfuye ataravuka bituma akurira mu buzima bugoye cyane. Nyina yitwaga Suba Tulfa al-Musarati, umugore wari uzwiho gukomera ndetse no kwihangana bidasanzwe. Nyuma y'igihe gito Saddam Hussein yerezwa ahanini na nyirarume witwaga Haylala Tulfa, wari umusirikare kandi anafite ibitekerezo bikomeye bya politiki n'ubwenegihugu bwa Iraq, kandi akaba yaranagenderaga ku matwara ya Kisilamu bya nyabyo. Uyu nyirarume wa Saddam Hussein yagize uruhare runini cyane mu kumurema mu bitekerezo kuko amwigishije gukunda igihugu cyabo cya Iraq, kwanga gucishwa bugufi n'uwo ari we wese ndetse no kwizera ko imbaraga n'ubuyobozi bikomeye ari byo byonyine byazana impinduka. Ariko kandi Saddam Hussein yakuriye mu muryango wagenderaga cyane ku mahame adasanzwe, ibintu byagize uruhare mu kumugira umuntu ukunda gutegeka, utemera kurwanywa ndetse kandi wemera ko ubutegetsi bugomba gushingira ku mbaraga. Saddam Hussein yinjiye muri politiki akiri muto cyane, bitari impanuka ahubwo ari ingaruka z'ubuzima yakuriyemo n'abantu bamureze. Nyirarume Haylala Tulfa wari umusirikare ugeze no gufungwa kubera ibitekerezo by'intagondwa, niwe wamwinjije muri politiki bya nyabyo. Uyu mugabo yamwigishije ko Iraq yari igihugu cyateshejwe agaciro n'abanyamahanga, ko Abarabu bagombaga kwigenga kandi ko igihugu cyari gikeneye ubuyobozi bukomeye budatinya gukoresha imbaraga izo arizo zose ndetse no ku kiguzi cyose byasaba. Izo nyigisho zakomeje kuba mu mutima wa Saddam Hussein kuva akiri umwana muto cyane. Mu myaka y'1950 Saddam Hussein yimukiye Baghdad kugira ngo akomeze amashuri ye. Aho niwe rero yatangiye guhurira n'urubyiruko rufite ibitekerezo bya politike, by'umwihariko abari bashyigikiye ishyaka rya Baath. Iri shyaka ryari rishingiye ku bitekerezo bya Arabisme cyangwa se ibitekerezo bishyira imbere Abarabu, ubumwe bw'Abarabu, ubwisanzure bw'igihugu n'iterambere rishingiye kuri leta ya Iraq ikomeye. Ibyo bitekerezo byari bihuye neza n'ibyo Saddam Hussein yari yarigishijwe na nyirarume. Mu 1957 Saddam Hussein Abdi al-Majid al-Tikrit yinjiye ku mugaragaro mu ishyaka rya Baath. Icyo gihe yari umunyepolitiki uzwi, ahubwo yari umunyamuryango usanzwe ariko kandi agaragaza ubushake n'ubwitange bukomeye. Yamenyekanye nk'umuntu ushobora gukora inshingano zikomeye ziba zisaba ibanga n'ubwoba buke. Iri shyaka ryari riri ku butegetsi bwa Iraq icyo gihe, ahubwo ryarwanyaga ubutegetsi bwariho. Mu 1959 Saddam Hussein Abdi al-Majid al-Tikrit yaje kwitabira igikorwa cyo kugerageza kwica Perezida Abdul Karim Qasim wari uyoboye icyo gihugu cya Iraq icyo gihe. Icyo gikorwa cyarananiranye bituma Saddam Hussein Abdi al-Majid al-Tikrit akomereka, ariko kandi abasha guhunga igihugu kuko nawe umunota ku munota yashoboraga kwicwa. Ibyo byamugize umuntu uzwi cyane mu ishyaka rya Baath, binamwubakira kandi izina nk'umuntu udatinya gushyira ubuzima bwe mu kangaratete ku nyungu za politike. Nyuma yo guhunga, Saddam Hussein Abdi al-Majid al-Tikrit yamaze imyaka n'imyaniko mu buhungiro, by'umwihariko muri Syria no mu Misiri, aho yakomeje kwiga, kwitoza ibijyanye na politike no gukomeza umubano n'abayobozi bakuru b'ishyaka rya Baath ryo muri Iraq
mu gihugu cy'iwabo kavukire. Icyo gihe rero nibwo Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yatangiye kwiga uko politiki ikorwa mu bwenge no mu ibanga rikomeye cyane ndetse no mu gukoresha imiyoborere ikakaye. Nyuma yo guhunga, Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yamaze imyaka n'imyaniko mu buhungiro by'umwihariko muri Syria no mu Misiri, aho yakomeje kwiga kwitoza ibijyanye na politiki no gukomeza umubano n'abayobozi bakuru b'ishyaka rya Baath ryo muri Iraq mu gihugu cy'iwabo kavukire. Icyo gihe Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit niho yigiye uko politiki ikorwa mu bwenge no mu ibanga rikomeye cyane ndetse no mu gukoresha imiyoborere ikakaye. Mu 1963 ishyaka rya Baath ryaje gufata ubutegetsi muri Iraq, bituma Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit agaruka mu gihugu cyabo. Ariko kandi ubutegetsi bwabo ntibwamaze kabiri, kuko mu 1964 Saddam Hussein yarafashwe arafungwa kubera ibitekerezo bye byari bihabanye cyane n'ibya guverinoma yariho muri icyo gihe mu gihugu cya Iraq. Mu 1964 Saddam Hussein yarafunzwe n'ubutegetsi bwa Abdul Salam Arif nyuma y'uko ishyaka rya Baath ryari ryarirukanwe ku butegetsi. Icyo gihe Saddam Hussein yarazwi nk'umunyagitugu ukiri muto cyane, ariko kandi ufite ibitekerezo bikomeye bya Arabisme n'ubumwe bw'Abarabu byafatwaga nk'akaga ku butegetsi bwariho muri icyo gihe mu gihugu cya Iraq. Gufungwa kwe ntikwari uguhana icyaha cyihariye gusa, ahubwo kwari no guhagurukira umuntu uwo ari we wese washoboraga kwigaragaza nk'umuntu ushobora guteza impinduka mu gihugu cya Iraq. Imbere muri gereza, mu kumba gato cyane kandi karimo urumuri ruke ndetse n'icyugaze, mbese harimo umwuka muke cyane, Saddam Hussein ntiyigeze yemera ko gereza imuca intege. Nubwo yari afunzwe, yakomeje kwigisha izindi mfungwa bari kumwe bazira ibitekerezo byabo byo gushaka kubangamira ubutegetsi bwayoboraga Iraq. Akanarenzaho kandi akagira n'ibiganiro bya politiki n'abandi bayoboke b'ishyaka rya Baath no gukomeza guharura inzira izabasohora muri gereza ndetse n'uko bazitwara nyuma yo gutoroka igihome. Ibi byatumye Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit agira icyizere ko gereza atari imperuka y'urugendo rwe rwa politiki, ahubwo ari icyicaro cye cy'agateganyo. Umugambi wo gutoroka kwa Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit kwateguwe akantu ku kandi n'ishyaka rya Baath, kuko ryabaga riza umunota ku wundi w'ubuzima bwa Saddam Hussein, ndetse kandi iryo shyaka ryari rinafite abantu bo mu nzego zitandukanye z'igihugu, harimo n'abacungagereza barindaga Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit ngo adatoroka. Mbese neza neza mu nzego zose z'igihugu habaga harimo intasi z'ishyaka rya Baath. Ntabwo byari impanuka, oya reka da, ahubwo byari igikorwa cyateguwe mu bwenge bwinshi, mu ibanga rikomeye cyane ndetse no mu kwihangana kudasanzwe. Icy'ingenzi cyari gikenewe cyane kwari ukumenya amakuru yose ajyanye n'abacungagereza baho Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yari afungiwe, mbese bakamenya neza igihe baryamira n'aho baryama, ndetse yewe n'ababasimbura ku burinzi, yewe nuko bitwara mu gihe cy'akazi no hanze yako. Bikajyana kandi no gutegura aho azajya nyuma yo gutoroka kugira ngo atazongera gufungwa cyangwa akanyongwa. Mu 1966 Saddam Hussein yatorotse gereza mu buryo butunguranye cyane kandi buri wese atapfa kwiyumvisha. Yabanje kwambara impuzankano cyangwa se uniforme y'abakozi ba gereza, maze neza neza yigira nk'umucungagereza, dore ko abacungagereza bari bamushinzwe bose bari barabaye inshuti magara, bameze nk'impeta n'urutoki. Abandi baragize ku rwego rw'uko basaga n'abavandimwe be, kuko benshi muri bo bari bahuje ibitekerezo byo kuyobora igihugu cya Iraq mu buryo bwiza ugereranyije n'uko icyo gihugu cyari kimaze imyaka n'imyaniko kiyoborwa. Birumvikana nta mucungagereza n'umwe wari kwanga kumutiza ipantaro cyangwa ishati by'amadowadowa ngo atoroke ajye kubohora igihugu cye cya Iraq. N'icyizere cyinshi cyane Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yahise anyura mu muryango w'inyuma wa gereza, ndetse kandi ntihagira ikintu na kimwe abacungagereza bari ku burinzi bamubaza, kuko yatambutse yemye neza neza wagira ngo ni wadeni cyangwa se umuyobozi wa gereza, ku buryo nawe uri gutekereza ko ari imfungwa icitse. Igihome byose byari byaramaze gutegurwa n'abo mu ishyaka rye byari hanze ya gereza. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yasohotse muri gereza nta rusaku rubayeho, nta mirwano, nta maraso amenetse, maze abamenye inkuru ye bose bifata ku munwa. Hari n'abandi bavuga ko ari ubufasha bw'abantu bo hanze ya gereza binjiye nk'abashyitsi muri gereza Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yari afungiyemo, bakamufasha gusohoka bucece byahebye kajya. Ibyo reka simbitindeho, kuko icy'ingenzi ni uko ubuyobozi bwa Iraq bwamenye itoroka rye, amazi yamaze kurenga inkombe, ndetse kandi butagifite n'icyo bwabikoraho. Nyuma yo gutoroka yisaburira mu myotsi kugira ngo leta ya Iraq idahita itangira kumuhigisha imbwa n'amatoroshi ku manywa y'ihangu. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yahise akomeza gukorana n'ishyaka rya Baath mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, ndetse kandi atangira gutegura neza neza ikibuga azakiniramo umukino wa politiki ubwo azaba yamaze kugera ku butegetsi bw'igihugu cya Iraq. Birumvikana umuntu watoretse gereza ya Qasr al-Nihaya iherereye i Baghdad, umurwa mukuru w'igihugu cya Iraq, ikaba gereza yari ihambaye cyane. Ntabwo ari umuntu wari ufite parapara, oya reka da,
ubundi gereza ya Kasil al-Nihaya Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yari afungiyemo, reka mbanze nayo nyigusobanurireho gatoya. Umva, ongera ka volume maze mubwire ibyayo byose ariko mbivunaguye. Gereza ya Kasil al-Nihaya ntiyari inyubako isanzwe yo gufungiramo abantu, yari ahantu hafite igisobanuro gikomeye cyane mu miterere ya politiki ya Iraq, ahantu izina ryaho ubwaryo ryari rihagije gutera ubwoba. Kasil al-Nihaya bisobanura ingoro y'iherezo, izina ryateguwe ku bushake kugira ngo ryumvikanishe neza ko uwahinjiraga wese yahuriragamo n'iherezo ry'ubuzima bwe busanzwe, yaba umubiri we, umutima we cyangwa se icyizere cye, byose bikatikirira. Iyi gereza yari igenewe by'umwihariko abanyepolitike batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho muri Iraq. Siko byari bimeze muri za gereza zisanzwe, aho umuntu yahabwaga igihano agategereza kukirangiza. Muri gereza ya Kasil al-Nihaya gufungwa bwari uburyo bwo guhagarika ibitekerezo runaka ndetse n'uwabigize ubwe, gutuma umuntu adakomeza gutekereza habe na gato, gutuma adakomeza kuvuga, adakomeza kugira uruhare mu buzima bw'igihugu. Mbese mu yandi magambo, kujyanwa muri gereza kwari ugushyira iherezo ku buzima bw'uwijyanwemo. Abahafungirwaga bose barimo n'abanyamuryango b'ishyaka rya Baath, abakomuniste, abasirikare bakekwagaho gusuzugura inzego zibakuriye, n'abandi bose babonwaga nk'akaga ku butegetsi bwa Iraq, nibo babaga birunze mu buzima butagira icyizere na gito. Icyayirangaga cyane n'iyicarubozo rikabije ryakorwaga mu buryo bwateguwe kandi budahubukiwe. Intego yari ukwica umuntu byihuse, ahubwo kwari ukumumenagura buhoro buhoro, gake gake, kumwambura ibitotsi burundu ku buryo umubiri we utongera kwemerera nyirawo gusinzira ukundi, kumwicisha inzara n'inyota bya nyabyo, kumufungira mu byumba bito cyane kandi by'umwijima, no kumwumvisha ko nta cyizere na gito gisigaye ku buzima bwe. Umubiri warababazwaga bya nyabyo, ariko cyane cyane ubwenge n'umutima nibyo byibasirwaga, kugeza aho umuntu yemeraga ibyo atigeze akora cyangwa se agacika intege burundu, agashyiramo umwuka maze akagwa hasi nk'igiti ngo po. Kasil al-Nihaya ni gereza yamenyekanye nk'aho abantu bajyanwaga bakaburirwa irengero, aho umwana arira nyina ntiyumve. Abenshi bafatwaga bagafungirwaho hanyuma bakazimira burundu, ababo ntibazongere kubacira igihe rukundi. Imiryango yabo ntiyahabwaga amakuru, nta manza zahabaga, ndetse yewe nta n'umwanzuro wafatwaga ku muntu wabaga ugiye kujyanwa muri gereza Saddam Hussein yari afungiyemo. Iyi gereza yabuzaga gufungwa, iyicarubozo n'urupfu mu ibanga rikomeye cyane, maze bigatuma iba ikimenyetso gikomeye cy'ubwoba mu Barabu bose uko bakabaye, by'umwihariko aho mu gihugu cya Iraq. Imiterere y'iyi gereza nayo ubwayo yari igenewe gutera ubwoba. Yari inyubako ishaje cyane, yahoze ari ingoro ya gisirikare, yahinduwemo gereza nyuma y'igihe kirekire idakorerwamo. Ni ukuvuga ko zari inzu zishaje cyane zidaheruka gusigwa akarangi n'ibyatsi byarazirengeye. Yahinduwe gereza rero nyuma y'igihe kirekire idakorerwamo, iri hafi y'ibigo bikomeye bya leta i Baghdad aho muri Iraq. Ibyumba byayo byari bito cyane, bifunze, bitagira umwuka uhagije, maze bigatuma ufungiye muri iyo gereza yumva ko yapfuye ahagaze, ko ari wenyine kandi ko nta wundi umwumva cyangwa se umwitayeho. Mu mateka y'igihugu cya Iraq, gereza ya Kasil al-Nihaya yabaye ikirango cy'ubutegetsi bw'igitugu. Yari igikoresho cyo kugenzura abaturage binyuze mu kubatera ubwoba, kwereka buri wese ko kurwanya ubutegetsi bifite iherezo ribi. Ikidasanzwe ariko kandi cyuzuye n'isomo ry'amateka ni uko Saddam Hussein wafungiye muri iyi gereza ndetse akiri n'umunyepolitike muto cyane, yaje kuyikoresha nk'igikoresho cy'ubutegetsi bwe amaze gufata igihugu. Ubunararibonye yahigiye muri iyi gereza ya Kasil al-Nihaya bwamwigishije uko ubwoba, umutekano n'iyicarubozo bishobora gukoreshwa nk'intwaro za politika. فلسطين اولا الذي يريد الامن، احنا ليس لدينا شيء لنقايض به. Icyakora mu 1967 Saddam Hussein yabashije gutoroka iyi gereza, ibintu byamugize umuntu w'ikirangirire cyane, ndetse abayoboke b'ishyaka yabarizwagamo bose ntibashoboraga kumukamira mu cyitoze cyangwa se kumwubahuka na gato. Mu 1968 ishyaka rye rya Baath ryongeye gukora coup d'etat cyangwa se irikwa ry'ubutegetsi, maze rirushaho gufata ubutegetsi burambye. Kuva icyo gihe Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yabaye umwe mu bantu bakomeye cyane mu buyobozi bwa Iraq, nubwo atari perezida w'icyo gihugu. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yashinzwe cyane cyane inzego z'umutekano n'ubutasi, ibintu byatumye agira imbaraga nyinshi ndetse kandi agenzura igihugu mu buryo bucecetse ariko kandi bukomeye cyane. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. Nyuma y'uko ishyaka rya Baath ryari rifashe ubutegetsi mu 1968, ibintu byahise bihinduka cyane kuri Saddam Hussein. Yego ntiyahise aba perezida wa Iraq, ariko kandi mu by'ukuri niwe watangiye kuba umutima n'ubwonko bw'ubutegetsi bw'icyo gihugu. Perezida wariho muri icyo gihe
Ahmed Hassan al-Bakri yari mubyara we kandi yarageze mu zabukuru, yari umusaza rukukuri witwaza inshyimbo, akaba umuntu utagifite akabaraga ko kuyobora igihugu gikomeye nka Iraq. Ibi byahaye Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit amahirwe yo kwinjira buhoro buhoro mu mutima w'ubutegetsi bwa Iraq, ariko kandi atagaragara cyane, ahubwo agenzurira byinshi mu gikari inyuma y'amarido. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yahise ashyirwa mu myanya ikomeye cyane y'igihugu cya Iraq, by'umwihariko mu rwego rw'umutekano n'ubutasi. Aha niho rero yagaragarije neza ubwenge n'ubushobozi bwe bwo kuyobora. Yubatse inzego z'umutekano zikomeye cyane zigenzura abaturage, abanyepolitike, abasirikare n'abagize ishyaka ryari ku butegetsi bwabo. Akimara kugera mu nzego nkuru z'ubutegetsi, nta muntu n'umwe wavugaga nabi ubutegetsi bwariho ngo bimugwe amahoro, kuko bamutwaraga amaguru adakora hasi. Buhoro buhoro abantu batangiye kumva ko kuvuguruza Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit cyangwa se kumurwanya byanganaga neza no kwiyahura ugapfa bakawushyingura. Mu myaka y'1970 Saddam Hussein yatangiye kwiyubakira isura y'umuyobozi ukomeye kandi uzi ibyo akora ku ruhando mpuzamahanga. Yagize uruhare runini cyane mu gushyira inganda zitunganya ibikomoka kuri peteroli mu maboko ya leta ya Iraq, nyuma y'uko zari zarigaruriwe n'amahanga, bituma Iraq igira amafaranga menshi cyane. Icyo ngicyo abaturage barakivivura bayakoma yombi ngo kaci. Ayo mafaranga yakoreshejwe mu kubaka imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Ku ruhande rumwe abaturage bamwe batangiye kubona iterambere, ariko kandi ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Iraq bwakomezaga gukomera ndetse no kurushaho kuvuga igitugu, kuko nta muturage wari wemerewe kuvuga oya ku cyo leta yavuze yego. Mbese abaturage bose bari barabaye ba yego mwidisi. Icy'ingenzi kurusha byose ni uko Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit yatangiye gukuraho bucece umuntu wese yashoboraga kumubangamira, bamwe akabafunga, abandi akabanyonga bucece, n'ababo ntibabahambe. Abanyepolitike, abasirikare bakuru n'abagize ishyaka rya Baath bagaragazaga ko bashobora kumurusha igikundiro cyangwa se ubwenge, nabo yatangiye kubanyonga gake, abandi bagafungwa, mu gihe abandi bo birukanwaga muri guverinoma burundu bakaba bahindutse abatetsi b'abategetsi, nyamara nabo barahoze ari abategetsi. Ako kantu banzu kandi kahana. Ibi yabikoraga mu bwenge buhambaye, atihutira gufata umwanya wa perezida, ahubwo agategereza igihe cyiza kandi cya nyacyo ngo abone kwicara ku ntebe y'ikirenga. Mu 1979 igihe cyari kigeze, Perezida Ahmed Hassan al-Bakri yategetswe kwegura ku mpamvu z'uburwayi, ariko mu by'ukuri cyari igitutu cya Saddam Hussein. Saddam Hussein yahise aba perezida wa Iraq ku mugaragaro izuba riva, bose babireba, maze ahita afata ubutegetsi bwose mu biganza bye. Kandi icyo gihe ari ababishakaga n'abatarabishakaga bose bari basabwe kuyakoma yombi, ndavuga amashyi. Icyo gihe kandi ni igitugu cye cyahise kigaragara bya nyabyo. Mu minsi mike cyane ku butegetsi bwa Saddam Hussein yateguye inama ikomeye y'abagize ishyaka rya Baath. Muri iyo nama abantu benshi bashinzwe ubugambanyi ku mugaragaro, maze bamwe barafatwa, abandi baricwa ku karubanda, ababyeyi amabere yikora batonsa. Ibi byari ubutumwa bukomeye cyane, kuko nta wundi muntu wari wemerewe kugira ijambo mu gihugu uretse Saddam Hussein, umusaza w'ubwanwa buringaniye kandi burimo n'imvi nkeya. Ubwoba bwahise bwinjira mu mitima y'abaturage n'abayobozi bose ba Iraq. Kuva ubwo Saddam Hussein yabaye umuyobozi w'igitugu cyuzuye. Yari perezida, umugabo w'ikirenga w'ingabo, umuyobozi w'ishyaka n'umugenga w'inzego zose z'umutekano muri Iraq. Yashyizeho umuco wo kumusingiza cyangwa se kumuramya. Amashusho ye ashyirwa ahantu hose mu gihugu cya Iraq. Ibitabo bimusingiza byatangiye gucapwa umunota ku munota. Abana mu ishuri no mu rugo bakigishwa kumwubaha nk'umuyobozi udasanzwe wa Iraq. Uwo mvuga ni Saddam Hussein. Ni muri uwo mwanya rero w'ububasha bwuzuye Saddam Hussein yafashe icyemezo gikomeye cyahinduye amateka ya Iraq n'akarere kose muri rusange. Atangiza intambara na Irani mu 1980. Yari yizeye ko ari bwo buryo bwiza bwo kugaragaza ubukaka n'ubukana ndetse n'ubushobozi budasanzwe bwa Iraq mu karere. Ariko kandi iyo ntambara yarabaye biratinda, itwara ubuzima bw'abantu benshi, ubukungu burahatikirira, kandi ituma abaturage bava mu byabo banagira ubwoba bwinshi. Icyo gihe kandi nubwo igihugu cyari mu ntambara n'ingorane nyinshi, Saddam Hussein yakomeje igitugu cye akoresheje intwaro zo gutera abantu ubwoba, akifashisha ubutasi n'imbaraga za gisirikare kugira ngo ibyo byose abigereho. Yaramaze kuba umuyobozi utavuguruzwa, wiyubakiye ubutegetsi bwe akabushingira ku bwoba n'icyubahiro gishingiye ku mbaraga.
ونمسحها من nyuma yo gufata ubutegetsi bwose mu 1979 ndetse no gutangiza intambara na Irani mu 1980, Saddam Hussein yinjiye mu cyiciro gishya cy'ubuyobozi bwe, icyiciro cyo kuyobora igihugu kiri mu ntambara ndende ikomeye kandi yasenye byinshi. Iyi ntambara yari imwe mu ntambara zisanzwe, ahubwo yari intambara y'imyaka 8 yose irimo amaraso menshi yamenetse, abaturage benshi bavuye mu byabo ndetse n'ihungabana rikomeye ry'ubukungu bw'igihugu. Mu ntangiriro Saddam Hussein yari yizeye ko intambara izarangira vuba, kuko yatekerezaga ko igihugu cya Irani cyari kimaze kuva mu mpinduramatwara ya Kiyisilamu, cyari gifite intege nke, ariko ibyo yibwiraga byose byari ukwibeshya. Intambara yararambiranye pe, iba nk'urugamba rwo kurwana ntawe utsinda undi, aho buri ruhande rwaburaga abasirikare, rugatakaza amafaranga menshi n'icyizere, ariko kandi bigakomeza kuba kimwe kimwe. Mu gihe intambara yakomezaga, Saddam Hussein yakomeje gukaza igitugu cye imbere mu gihugu cya Iraq, ndetse kandi nta muntu wari wemerewe kunenga intambara cyangwa ubuyobozi bwe. Abasirikare batashoboraga kurwana cyangwa se bagaragazaga umunaniro ku rugamba bahanishwaga ibihano bikomeye cyane. Abaturage bo basabwaga kwitanga kugeza no kwitanga ubuzima ku nyungu z'igihugu, ariko kandi hakaba n'abavugaga ko byose byabaga biri mu nyungu za Saddam Hussein ubwe. Muri iyo ntambara kandi Saddam Hussein yakoresheje intwaro z'ubumara ku rugero ruteye ubwoba, cyane cyane ku bakuru bo mu majyaruguru ya Iraq. Umujyi wa Al-Abja wabaye ikimenyetso gikomeye cy'ubugizi bwa nabi, aho abaturage b'inzirakarengane bishwe n'imyuka y'ubumara. Ibi byatumye Saddam Hussein atangira kugaragara ku rwego mpuzamahanga nk'umuyobozi w'igitugu udashishoza, wica abaturage be n'ibindi bikorwa bitandukanye bya kinyamaswa bitangira byose kumwaturirwaho. Mu 1988 intambara na Iran yarangiye nta ntsinzi nyayo ibonetse. Iraq yari yarasigaye isenyutse mu bukungu, yuzuyemo amadeni menshi, kandi abaturage barahungabanye bitavugwa. Ariko Saddam Hussein aho kwemera amakosa cyangwa kugabanya igitugu, yarushijeho gukomera. Yatangiye gushaka uburyo bwo kugarura icyubahiro n'imbaraga by'igihugu. Noneho icyo nicyo cyatumye mu 1990 afata icyemezo gikomeye cyo gutera Kuwait. Bamwe banavuga ko kigayitse. Saddam Hussein yavugaga ko Kuwait yari igice cya Iraq, kandi ko yari yaragize uruhare mu kugabanya igiciro cya peteroli, bityo igahombya igihugu cya Iraq bikomeye. Gusa ariko kandi iki gitero hari ibihugu bimwe na bimwe birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagaragaje ko cyari uburyo bwo kwiyerekana ko agifite imbaraga no gushaka amafaranga yo kwishyura amadeni yatewe n'intambara za Iraq. Igitero cya Kuwait cyatumye Iraq ihura n'uruva gusenya. ستمضينا اسمك ولا لا؟ لا ما في. بالنسبة معروف بالعراقيين والعرب. Mu mwaka w'1991 habaye intambara ya Gulf, aho ingabo z'ibihugu byinshi ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasenye ingabo za Saddam Hussein mu gihe gito cyane, nko kuzimya buji. Nubwo atakuye ku butegetsi icyo gihe, Iraq yaratsinzwe bikomeye, ibikorwa remezo bitandukanye birasenyuka, ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza nazo zihasiga ubuzima. Nyuma y'iyi ntsinzi y'ingabo z'amahanga zirangajwe imbere n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage bo mu bice bitandukanye bya Iraq, cyane cyane abashite n'abakuru, barigometse bashaka gukuraho Saddam Hussein wari warahushijwe n'ingabo za Amerika. Ndetse kandi nawe Saddam Hussein yahise akoresha igisirikare n'intwaro ziremereye cyane nk'uburyo bwo kubacyaha cyangwa se kubanyuzaho akanyafu, maze amahanga yibaza ukuntu umuntu ahangana n'abaturage bafite inkoni maze agakoresha ibitwaro bya kirimbuzi. Ibi byongeye kugaragaza ko ubutegetsi bwa Saddam Hussein bwashingiraga ku bwoba yari yarabitse mu baturage n'imbaraga za gisirikare yari afite, mbese batari ku bushake bw'abaturage. Hakurikiyeho ibihano bikomeye by'ubukungu byashyizweho n'umuryango w'abibumbye. Ibi bihano byagize ingaruka zikomeye cyane ku baturage basanzwe ba Iraq. Nibyo ubukene bwariyongereye, indwara nazo ziriyongera, abana barapfa bazira inzara n'ubuvuzi buke. Ariko mu gihe abaturage bababazwaga, Saddam Hussein n'abari hafi ye bo bakomeje kubaho neza mu cyunyunyu cy'ubuzima bw'umuperezida udasanzwe arwanya intambara icyaha zose kandi akagenda azitsinda, bikarushaho gutandukanya ubutegetsi n'abaturage. Mu myaka y'1990 yose, Saddam Hussein yakomeje kuyobora igihugu cya Iraq cyari mu bwigunge, ariko kandi akomeza no kugaragaza kudacika intege, ahubwo akomeza kurwana ku isura ye ku ruhando mpuzamahanga ngo akomeze agaragare nk'igihangange karabutaka. Nyamara ariko kandi imbere mu gihugu ubuzima bwari bubi cyane, ubwoba, ubukene n'igitugu byari byarashinze imizi. Ibi bibazo byose byari byaragiye maze byirundira hamwe bivamo ikintu kimwe, ari nacyo cyahitanye ingoma ye ikagera ku iherezo. Isi yose yari imaze kumubona nk'ikibazo gikomeye ku mutekano mpuzamahanga, bituma muri 2003 haza igikorwa cyo kumukora ku butegetsi burundu. Mu ntangiriro za 2003 ingabo z'amahanga zinjiye mu gihugu cya Iraq mu buryo bwihuse cyane, maze zimuhiga bukware
zinahiga kandi inzego z'ubutegetsi bwe, ndavuga Saddam Hussein. Abasirikare be n'abayobozi bakuru ntibashoboraga guhagarika intwaro z'amahanga kuko imitutu y'izo mbunda zose nibo yari itunzweho, kandi igihugu cyari kimaze gusenyuka kubera ibihano n'intambara byabanje. Saddam Hussein amaze kubona ko ubutegetsi bwe bugiye kurangira, yihishe mu bice by'igihugu by'icyaro no mu bindi byari byaratsindiwe n'ingabo z'amahanga. Nyuma y'iminsi mike yo kumushakisha, ku itariki ya 15 Ukuboza muri 2003, Saddam Hussein yarafashwe mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, maze asangwa mu mudugudu wa Adi Dawili hafi ya Tikriti, aho byavugwaga ko yaramaze iminsi yihishe. Saddam Hussein yafashwe ari wenyine gusa, adashobora guhagarika ubutegetsi bwa Amerika cyangwa se ubw'ingabo zayo, birangira igihe kirekire cy'ubuyobozi bwe kigeze ku iherezo. Saddam Hussein yagejejwe imbere y'urukiko rwa Iraq ku byaha birimo jenoside, guhohotera abaturage, kwica abatavuga rumwe nawe n'iterabwoba. Urukiko rwahise rwitonda maze rumuhanisha igihano cy'urupfu, hanyuma yitwa ku itariki ya 30 Ukuboza muri 2006 azira ibikorwa bye by'ubugome n'igitugu. Icyo gihe igihugu cya Iraq cyose cyari kimaze kumva neza ko umuyobozi w'igitugu wari warahungabanyije abaturage bose ba Iraq atakiriho, ariko kandi ingaruka z'ubuyobozi bwe zo zari zikiri nyinshi cyane. Umva, Iraq yasigaye mu bwigunge, abaturage bayo bose bafite ibibazo bitabarika, politike yayo icikamo ibice n'ubukungu bwayo burarindimuka. Abaturage basanzwe bakomeje guhura n'ubukene, inzara n'ubuvuzi buke kubera ibihano by'ubukungu n'intambara bari bamazemo igihe kirekire. Ku rwego mpuzamahanga, amateka ya Saddam Hussein yerekanye ingaruka z'ubutegetsi bw'umuntu umwe, uburyo bwo gukoresha imbaraga n'ubwoba bishobora guhindura igihugu, ariko kandi bikanaba intandaro y'intambara no kubaho nabi kw'abaturage. Ibyo byose byagaragaje neza ko ubuyobozi bw'igitugu nubwo bushobora kubaho imyaka myinshi, buba bufite iherezo kandi ribi, ndetse n'ingaruka zabwo zikagera ku gihugu cyose n'isi yose muri rusange. Saddam Hussein yabaye ikimenyetso cy'ubuyobozi bukomeye kandi bukakaye, ariko nanone butagira imbabazi, ndetse amateka ye azahora yigishwa nk'isomo rikomeye ry'isi yose. Nguyu umusozo w'ikiganiro Inyanja Twogamo, mukurikira kuri KT Radio. Nitwa Nshimiye Rerwa Iber. Adios. wari uzi ko hari ikiremwamuntu ndetse igikundi kinini kiberaho mu buryo bwa buhumyi? Aba bameze nk'aboga mu nyanja rwagati,